Abakunzi b'ubugari mugeze hehe mudasanga mbimaze? Uyu munsi rero ngiye kubereka ibanga njya nkoresha nawe wakoresha iwawe mu rugo, ngiye kubereka ukuntu wateka isosi y'inyama, si n'isosi y'inyama gusa n'isosi iyo ari yo yose, igatubuka kandi ifashe ku kigero weho ushaka. Reba video yose mbereke uko natetse kano gasosi. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza. Ndashima Imana ku bantu bashyashya no kuri Rede TV shari ubwa mbere uhageze cyangwa se ari ubwa mbere umbonye, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze rero wiyumvemo ikaze. Niba nawe rero uri umusangwa uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. By'umwihariko rero niba uri kureba iyi video urakoze na subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba ariko utarakora subscribe, please ndagusabye ukore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ndagarutse rero mu gikoni. Muri video y'uyu munsi ngiye kubatekera isosi y'inyama z'inka. By'umwihariko muri iyi video nshaka kubereka nk'ikintu nyine wajya ukoresha ushaka isosi ifashe. Isosi ngiye guteka twebwe rero turi buyirishe ubugari, ariko wayirisha n'ibindi bintu bitandukanye. Urabona cyane nko ku bugari bisaba nyine agasosi iyo gafashe nibwo uba ubona ukozamo ubugari, nyine ukabona ko bimeze sawa, nyine buteye apeti. Kandi si ibyo wenda no ku bugari no ku bindi bisanzwe, iyo agasosi k'inyama gafashe biba ari sawa. Gusa hari ukuntu uba usanga wenda hari nka famiye ifite abantu benshi, ugasanga nyine kugira ngo wenda babone isosi bahagije ni uko barakorera ubwinshi mu mazi, cyangwa se wenda ukaba wari ugiye guteka nk'abantu bagutunguye bakaguhamagara ngo baraje, bikagusaba kongeramo amazi mu isosi yawe nyine kugira ngo itubuke. Uyu munsi rero ngiye kukwereka rwose ibanga wajya ukoresha isosi yawe y'inyama igatubuka, kandi igatubuka inafashe ku rugero weho wifuza, sibyo? Ku rugero weho wifuza rwose, ugatubura isosi yawe kandi ikaba inafashe imeze neza. Atari ukuvuga wenda ngo ukoresheje sauce tomate nyinshi. Urabona hari igihe nk'umuntu akoresha sauce tomate nyinshi kugira wenda isosi y'inyama yize kuba ifashe. Muri iyi video ndakwereka ko yego wakoresha sauce tomate, ariko atari ukuvuga wenda ngo ushaka kuyitubura washyiramo nyinshi cyangwa se washyiramo amazi menshi ugasanga agasosi kawe noneho kabaye nk'umugezi. Dutangire rero ntatinze, urebe video yose yuko ndayitegura kuva ntangiye mpaka nyirangije, irarangira wabonye uko nawe mu rugo urajya ubyikorera. N'izi nyama rero ngiye guteka ni inyama z'inka z'imvange, nazogeje nanazikaze. Nshyizemo teyi rero, noneho ngiye gushyiramo na twa dupuwaro nari majije gukata. Ngiye gushyiramo n'umunyu, ubundi mpfundikire. Ni uku nguku gusa ndi buzibize ntegereze zishye. Mu gihe ndaba nzitegereje rero ngiye kuba ntegura n'ibindi ndakoresha. Nangije gukata ibitunguru bibiri by'umutuku na puwaro, nkurikijeho seleri. Ngiye gukata n'agapuwavuro kamwe. Nkurikijeho gusya tungurusumu.
Aha ngaha rero rwose inyama zahiye. Dore akagufa kikuye ku nyama, ariko ntabwo ndi bugakuremo, ndakomeza nkakarangane n'izindi kubera ntabwo zari zifite amagufa menshi. Njye nkunda nyine isosi y'inyama zifite amagufa. Zimajije gufata irangi rero ngiye gushyiramo puwaro, ibitunguru ndetse na puwavuro. Nshyizemo umunyu, ngiye gushyiramo n'agatebe. Nshyizemo na tungurusumu. Noneho rero ngiye gushyiramo na twa dusereri. Ngiye gushyiramo salisa ebyiri, ngiye nkunda mu nyama nk'uku zitetse kubanzamo salisa nkazikaranga zonyine zikabanza zashya, nyuma akaba aribwo nshyiramo inyanya. Noneho rero ngiye gushyiramo inyanya. Noneho rero ngiye gushyiramo ibirungo by'amafu, ibirungo utabikunda wabyihorera rwose nta kibazo. Iyi ngiyi nshyizemo ni royiko, ngiye gushyiramo na koriyanda,
ndahita nkurikizaho na paprika. Ibirungo by'amafu hari abantu batabikunda cyangwa se hari n'ubwo dukunda bitandukanye. Iyi ngiyi ni bifu masara, hari ibyo nshyizemo weho udakunda wabyihorera, cyangwa mu byo nshyizemo hari icyo ukunda ntashyizemo nicyo washyiramo. Iyi ngiyi ni kiri pawuda nayo ngiye gushyiramo akayiko kamwe gatoya n'agace. Nshyizemo n'akamagi kamwe, ngiye gushyiramo n'akadija kamwe. Ngiye gushyiramo na soya sosi ariko iri layiti. Ubu hari abari kwibaza ati se icyo yavuze kiratuma isosi ifata ni ikihe? Mube muretse gato ndabereka. Noneho rero ngiye gusukamo wa mufa w'inyama wose. Murabona ahangaha rero agasosi kameze neza kataranabira, ngiye kongeramo ayandi mazi asanzwe nyoroshye kugira nze kubereka ibanga nababwiye nyine wakoresha mu isosi yawe ugatuma ifata kandi wayitubuye ku kigero ushaka. Gusa kubera twebwe tutari benshi ntabwo ari ngombwa ngo nshyiremo amazi menshi, ariko weho urashaka gushyiramo amazi menshi ndakwereka uko wabigenza. Igikurikiyeho rero murabona kano kantu mfite ni cornflour, kagura ibihumbi 2 aho ariho hose, yaba no muri supermarket kagura ibihumbi 2. Niko ngiye gukoresha, ndakoresha ikiyiko kimwe kinini ariko rwose kituzuye, ahubwo hano nari mfashe nyinshi ngiye kuyigabanya nyisubizemo. Iyi fu irafata, irakora cyane ntago mwabyumva. Nkoresheje akayiko kamwe, ikiyiko kinini ariko kituzuye, nkavangamo utuzi dukeya nkakoroga bikivanga neza. Murabona ukuntu isosi imeze nuko iri kubira, muri kubona ko yabaye utuzi. Noneho nkasukamo yafu navanze n'amazi ya cornflour, ubundi nkacishamo akamamiyo, ubundi nkapfundikira birabira. Iriya fu rero ya cornflour niyo nababwiraga ifatisha isosi. Ikindi cyiza cyayo nta cyanga igira wenda ngo isosi uri bubyumve ko irimo, wapi. Nubwo ibisa umweru ntabwo uyishyira mu isosi ngo bigaragare ko yabaye umweru, wapi. Murabona agasosi kanjye rero kahiye, murabona ko karafashe ku kigero nyine nshaka. Ni ukuvuga ngo weho
uramutse rero utetse isosi washyizemo amazi menshi. Mwabonye ko ngiye nashyizemo ikiyiko kituzuye cy'ifu, weho wakoresha nk'ikiyiko n'igice, ibiyiko bibiri, ibiyiko bitatu, ariko bitatu byaba ari byinshi cyane. Irakora cyane kuko nanjye iyo nyiguze nyine nyimarana igihe, uretse ko wenda ngewe ntabwo ari ugutubura isosi gusa nyikoresha, cornflour nyikoresha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe rero uzayigura, igura ibihumbi 2 aho wayisanga hose, ntibazaguhende. Utu ngutu rero ni udushyimbo umugabo wanjye n'umukobwa wanjye mutoya, ibyo waba wabatekeye byose, utabatekeye n'ibishyimbo ku ruhande, umva nta kintu nyine waba watetse. Agasosi rero murabona ko rwose karafashe cyane, kandi mwabonye ko ka gafu nagashyizemo yari amazi, ariko reba iyi sosi ukuntu ifashe. Ntabwo ushobora kumenya yuko harimo cornflour cyane ko ntabwo nyine nta cyanga igira. Iragukorera igafatisha isosi yawe, itari n'inyama iyo ari yo yose, igafatisha isosi yawe, kandi ntabwo uvuga wenda ngo irayongerera ngo icyanga cyangwa se ngo iragabanya icyanga, nta cyanga cyayo cy'iyi cornflour nyine uba uri kumva. Nawe rero uzayigure kandi uzaza uyikoresha rwose igihe kinini, ikagufasha ugatubura isosi yawe. Murabona ubu bugari ukuntu busa neza, buba bufite n'icyanga, ndabukunda cyane. Ni ubu ngubu rero natetseho ngewe ubugari n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, ngurira kuri Mune Company Group. Murabona ko bagira ibiribwa byinshi pe bitandukanye, ikindi ntabwo bahenda, ibiciro byabo nta handi wabisanga. Bakorera rero i Nyamirambo mu Biryogo ku muhanda w'amabuye, imbere y'aho bari kubaka isoko. Ni aho ngaho wajya guhahira washatse kwigererayo, ariko na kwa kundi uba udafite umwanya, urabahamagara ukababwira ibyo ushaka byose bakabikuzanira iwawe kuri delivery y'amafaranga 500 gusa, aho waba utuye hose mu Rwanda. Ntuzongere guhendwa rero. Mwakoze kubana nanjye rero muri iyi video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzahurire muri video itaha, ariko niba utarakora subscribe please ntugende udakoze subscribe, kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ndabakunda mwese, ciao ciao.